Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Haleluya. Abantu bumva bari maso mwikirize. Haleluya. Murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana turyongere kurinde twumvise. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana turifashisha ibyanditswe byera. Rifite teme ivuga ngo ukuri kudafite ibimenyetso kuruta ikinyoma niyo cyaba gifite ibimenyetso. Ukuri kudafite ibimenyetso kuruta ikinyoma niyo cyaba gifite iki ibimenyetso. Arige turi kubivuga mu kumva ni ibintu bisa n'ibitavugitse, ariko turaza kwifashisha ibyanditswe byera. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 ku murongo wa 17. Yohana 17:17 haravuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Dusubiremo, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Tuvuge ngo amen. N'abantu babiri bavuze ngo amen, ariko nta kibazo. Ijambo ry'Imana ni ryo. Dusome mu Itangiriro. Itangiriro igice cya 39 ku murongo wa 11. 39 ku murongo wa 11 haravuze ngo bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we, arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we, agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro, yanyegereye ngo aryamane nanjye. Ntabarishijwe rirenga, maze yumvise nteye hejuru, ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanje, arahunga arasohoka. 16 agumisha uwo mwenda iruhande rwe, ageza aho shebuja wa Yozefu yatahiye, maze amubwira amagambo amwe nayo ati wa mugurano wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyiyegereje ngo ansuzugure, nanjye nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanje, arahunga arasohoka. 19 shebuja yumvisha amagambo uwo mugore we amubwiye ati uko niko umugurano wawe yangiriye. Uburakari bwe burakongezwa, shebuja wa Yozefu aramujyana amushyira mu nzu y'imbohe, bakingiraniramo imbohe z'umwami, aba muri iyo nzu y'imbohe. Ariko Uwiteka aba kumwe na Yozefu, amugirira neza, amuha kugirira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Tuvuge ngo amen cyane. Nsigaje gusoma ahantu hamwe ndimundambigwe, ntabwo ndatinda. Ahantu hamwe nsigaje gusoma ni mu Kuva igice cya 2 ku murongo wa 12. Kuva igice cya 2 ku murongo wa 12 haranditswe ngo Kuva 2:12 haranditswe ngo akebaguza impande zose, abona ntawuhari, yica uwo munyegiputa amuhisha mu musenyi. Dusubiremo, akebaguza impande zose, abona ntawuhari, yica uwo munyegiputa amuhisha hehe? Mwakira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. turabizi neza
mu rusengero ni nko muri resitora, umuntu wese aba afite ibintu umutima ukunda. Hari igihe umuntu aje muri resitora isobanutse akarura igihaza gusa akigendera, undi yahagera agafata umwumbati akigendera, ariko hari n'uvuga ati mumpa amashaza. Ubu rero mu rusengero hari abakunda kubyina ku buryo mutabyinye batazagaruka, hari n'abakunda ubuhanuzi bisaba ko mubarebera ukamubwira uti Uwiteka aravuze ngo, abo nabo ni ukwiyaranja mukabagwanaho. Ariko hari n'abakunda ijambo ry'Imana. Ubu rero muhumure, ni kuri iyi bife buri wese yarura uko ashoboye, kandi kofi ni ya Yesu. Ikindi ndagira ngo mbabwire ko ku isi abantu si bose, ariko abantu benshi akenshi ntibakunda ukuri. Ntibakunda iki? Akenshi ntibakunda ukuri, kugera ku rwego bashizeho itegeko baravuga ngo ukuri kose siko kuvugwa. Iryo ni iry'abantu ntari iry'Imana. Baravuga ngo ukuri kose kwari kugira ngo bapunguze abantu bagiye bagabanya, bari kujya bagira ibikabyo, ku buryo umuntu avuga ukuri bakavuga ngo aragira gute, ngo aravuga nk'uri mu ijuru, ngo aravuga nk'aho ari marayika, ngo arakabya. Ariko ndagira ngo mbabwire, ntidushobora kwezwa neza hatabonetse ukuri. Ntidushobora kwezwa neza hatabonetse ukuri. Kandi ukuri kwarabonetse, ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'iki? Ndabatangariza ko ukuri kuzuye. Mwarimu Jean Paul yabivuze, abashitsi bari hano bambonyeho bwa mbere, nababonye bagaze muri iki cyumba, ariko twe muri iki cyumba nimwo twarerewe, kandi turashimira Imana ko tumaze gukura. Haleluya. Amazina nkuko yabivuze, nitwa Nshizirungu Emmanuel, ndubatse, mfite umudamu n'abana, ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo w'umuhamagaro. Ndi umukristo muri paruwasi ya Gasasa. Iyo paruwase ibarizwa mu maparuwasi agize ururembo rwa Rubavu, ikorera muri Nyabihu, ariko nje n'umuryango wanjye dutuye i Musanze. Ndashimira Imana ko nongeye kubana namwe. Haleluya. Icyo nashakaga kubabwira nuko nubwo abantu benshi batakunda ukuri, ariko ntibyabuza ukuri kuba ukuri. Ukuri ntigusaba ibirungo, ukuri ntibagusaba kuguhengekereza. Abantu bashoboye kuvuga bagashigikira ukuri ni abavuze ngo guca mu ziko, ibindi byose iyo bigeze mu muriro bigira bite, ariko ukuri kwanyuramo tigushe. Kandi ndagira ngo mbabwire ko umuntu ashobora kukubesha ntuhombe, ariko weho wakwibesha ugahomba. Kansubiremo, umuntu ashobora kukubesha ntuhombe, ariko weho wakwibesha ukagira gute? Kwibesha biri original, kwibesha bikomeye cyane kuruta ibindi byose, ni ukubona umuntu yibeshe ko azaje mu ijuru, yarangiza akabona abandi bagiye mu ijuru, we ntageze gute. Ko niko kuzaba ari ukwibesha kwa mbere gukomeye mu buzima bw'umuntu. Rimwe nigeze kubona umuntu yibeshe, kandi ntiyibeshe mu bintu bikomeye cyane, ariko arababara bikomeye cyane. Yari umufundi, amaze gukora batashe bavuye kugikwa, bose ari kubahemba ku matelefone, avuga ngo ndabahembera ku matelefone, sindabaha amafaranga mu ntoki. Arabahemba, umufundi ko ari kumuhemba 5,000, aravuga ngo nawe vuga nimero yawe, aramuhemba, ahita ashiraho 5.
ahita babwira ngo ejo n'ejo bundi sinzakora, mushaka akazi ahandi nzongera mbabwire nabonye ibikoresho. Umufundi ahita avuga ngo reka mpamagara undi mwenjeniyeri mubaze aho akora ko hari akazi. Agiye guhamagara baramubwira ngo pake yashize. Aravuga ngo reka ngure kuri aya mafaranga bampembye, nkureho ikarita ya 500 nyashire kuri balance, ngure pake mpamagare hasaguke 4,500, ndohereza 3 mu rugo guhaha, icya 5 nzagitegesha ejo nja mu kazi. Agiye kwiha 500 yibeshaho 0, ahita yiha 5 kuri balance. Umubyizi wose yakoreye uja hehe? Uhita uja kuri balance. Murakumva ntiyarahombye cyane kuko byose byari bibaye ibye. Murumva ntabwo yarahombye cyane, nubundi byose byakomeje kuba. Nasaru we yaraguriye ikarita, se wari uyiguriye. Ahita yiha 5 kuri balance. Amafaranga yose yakoreye aba amayinite. Kandi madama mutegereje ngo yohereze posho abana bagire bate. Abantu b'imfura bari hano mwumvisha ukuntu mu byumvisha ukuntu mwise mwikanga. Mutubwo yabwiye madama ngo ikibaraye bahamagara. Nukurara batariye ariko buri muntu agahamagara wakumbuye. Ati papa ndaturateka ate hamagara. Urumva yaribeshe kandi yarahombye. Ni buto imwe gusa, nukwibesha ku gikumwe dimwe. Yararandika 0 ebyiri, ahita yandika 0 esha balance. Rero abantu basenga batasenga mukuri, niko Yesu yabwiye umusamariyakazi. Mukuri baribesha cyane kandi bazahomba kuruta uko bari kwibwiza ukuri mbere. Bazahomba. Hari uwo bigeze kubaza bati si uri kwiyamamaza? Ati yego. Ati si uzabona abantu bagutora? Ati barahari. Ati niba batagutora se? Ati bazahomba. Ati bazahomba. Ati si no guhomba gusa bazahombana. Ariko iryo ryari iterabwoba yaraye gukanga abantu. Ariko abantu bicaye mu nsengero ntibagendere ku kuri kw'ijambo ry'Imana bazahomba. Si no guhomba gusa. Ibyo sinje ubivuze, ni wewe ubivuze. Naretse ngo ari wewe ubivuga, utagira ngo ninje ubivuze. Sawa, haleluya. Noneho muranshitse muragiye. Bibiliya Yesu ari gusabira abantu bamwizeye. Yabwiye se ati data ndabasabiye, ndabingingiye aba bantu nuja kubeza uberesha iki? Uberesha iki? Ari ryo jambo ryawe. Ndagira ngo mbatangarize ko nta kundi kuri kuzuye kuri mwisi uretse ijambo ry'Imana. Ibi ni ibintu navuga, nta kundi kuri kuzuye ukuri. Ukundi kuri kose kurahari, ariko bitewe n'itsinda, bitewe n'ahantu. Mwabyumvise? Bitewe n'itsinda. Iyo abantu bashinze ishirahamwe bagira ibintu bumvikanaho, bagira imirongo ngenderwaho. Bagahita bavuga bati tuzagendera gucya, wabi utagendera muri ibyo mwavuze bakavuga ngo wahemutse, nta kuri wagize gute. Uko ni ukuri kw'itsinda. Niba abamotari bavuze ngo nta gutwara utambaye jire,
ubwo niba gufata utambaye jiro uzaba utagendeye muki mukuri. Ukuri ubu kanze mvuge utuntu nka tubiri. Hano mu Rwanda abantu baza barashima ko babonye amaperime basomye igazeti yo mu Rwanda. Kubisikana no kunyuranaho ni iburyo cyangwa se kubisikana gusa ni iburyo batwarira iburyo, ariko wakwambuka hari ku Rusumo ukajya hehe ubwo ni igazeti yabivuga ko ari hehe? Ubwo abafite ukuri nabaye mugire vuba ndi kwihuta. Ari twebwe duca iburyo, ari nabo baca ibumoso, abafite ukuri nabaye. Bose bafite iki? Ubwo ni ukuvuga ngo ukuri kwacu kwa hano ku igazeti yacu kurangirira ku Rusumo, ukuri kwiyacu kurangirira hehe? Kandi ntiwagerayo ngo uvuge ngo nje ndi umunyarwanda ndagendera aho twahoze tugendera. Mbere avuga ngo hita winjira mu kuri kwa hehe? Kwa handi. Hariya twebwe dutuye hafi yo mu Ruhengeri, iyo ugeze hakurya mu gihugu cy'abaturanyi usanga akanyanga bayinywa bakayitereka no ku gasozi batakira no mu bukwe bakayinywa, ariko ntiwayambutsa kiriya giti kiri kuri duwane ngo uyizane hano iwacu. Umunsi umwe nigeze kuba mpari, abantu baba kuri duwane babwira abantu bati muzanye kanyanga, bati katubasake, baravuga bati rotse iyo dufite mu nda gusa. Abariko babwira umupolisi bati saka hose, ariko tuvuyeho tuyinyoye tuyizanye mu nda. Uretse iyo dufite mu nda gusa nta kajerekani twaje. Umupolisi araseka arareka barataha bashaka kujyana. Ukibaza ari twebwe tuvuga ngo abantu ntibayinywe, ari n'abareka bakayinywa, abafite ukuri nabaye. Twese dufite ukuri, ubwo ukuri kwacu siko kuri kwa hariya. Ariko reka mbabwire ijambo ry'Imana ribereye ukuri. Iki jambo ry'Imana ribwira umunyarwanda nicyo ribwira umutanzaniya. Iki jambo ry'Imana ribwira umutanzaniya nicyo ribwira umugande. Iki jambo ry'Imana ribwira umunyafurika nicyo ribwira ko mutari kunyumva. Iki jambo ry'Imana ribwira uri Burayi, iyo risanze undi muri Aziya nicyo rigira gute? Nimubwira. Ijambo ry'Imana ntiryita huri, ryita ku cyo ririco. Ntiwabwira ijambo ry'Imana ngo ndaha ngo ndi. Kandi iyo ushaka gukora Imana ku mutima, ibi bintu urabyitoza. Ugira gute? Muzi ibintu Morodekayi yazize kugira ngo agirane bifu na Hamani. Morodekayi yageranye ukuri kw'ijambo ry'Imana aho atagiye. Arigerana Shushani, we yari afite ukuri kw'ijambo ry'Imana ko kizira gupfukamira iki, kandi asanga Shushani niyo gahunda y'abakozi, ngo abantu bakabona boss amuciyeho ntagize gute. Abandi bagasigara babwira Morodekayi bati kuya ariko kuki dupfukama wowe ntupfukame, suri muntu guhembwa menshi, uri iki ku buryo udapfukama? Morodekayi ubwoba ni ubwende.
gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa binaniye abantu kandi bafite imibyizi myinshi mu nsengero. Niyo mpamvu ubona abantu bamwara, bakamwara na za Bibiliya, bakamwara na za Haleluya, bagasebana. Sukibaza ni igiki gituma ibi bintu bidakoreka? Ijambo ry'Imana iyo utariretse ngo risohoze umurimo wacyo, rigaragara nk'iridashoboye, kandi ryari rigize gute? Rishoboye. Baramubwira ngo uyu nutamupfukamira urahiriwe ntuharaye. Uyu nutamupfukamira ijyawe voma. Uyu nutamupfukamira uzirirwa nturare, nurara ntuzaramuka. Uyu Morodekayi aravuga ngo aho kugira nshira amavi hasi ijambo ukuri kw'ijambo ry'Imana ngugoreke, nzirigwe sindare. Reka mbabwire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ngo Hamani babimubwiye ngo ntabwo yababajwe nuko Morodekayi atamupfukamiye, ngo yababajwe ngo n'urwego ariho, n'urwego Morodekayi ariho intera ihari. Aravuga ngo yibaye ari umuntu unyungirije twari guhangana, ariko ukuntu zamu inde zamu nje na zama ntinyuka ndampfukamire. Zamu kingura geti ngatambuka, mfite amafaranga yo kwakira abashitsi, mfite ikarita ya telefone, mfite misiyo, mfite zamu n'abatariwe bapfukama. Ngo uburakari buramufata, ngo ahita afata umwanzuro utariwo. Aravuga ati mwishe wenyine, nta nama mfite umubyizi. Ndashaka kuzamwicana na nyina wabo. Ariko buriya ku bantu bazi ukuri, icyo ni ikimenyetso cya mbere cyo gutsindwa. Wananiga umwe ugashobora batanu. Ikimenyetso cya mbere cyerekana ko Hamani yaratsinzwe nuko kwica umwe byagize gute? Ngo akumva azabicira rimwe. Yaratsinzwe ngo nzabica bose, wabanza umwe yakunaniye. Ariko umusaruro w'ukuri kw'ijambo ry'Imana, abasomyi ba Bibiliya mwarakubonye Ishushani, byarangiye ahubwo Morodekayi wakoresheje ukuri kw'Imana ari we ugiye mu itongo ryande, wahagaze muki. Ijambo ry'Imana ritanga umubyizi, niryo rya mbere. Ijambo ry'Imana riraporomotinga, niryo rya mbere. Ijambo ry'Imana riragufata rikaguhindura umunyacyubahiro iyo warikoreyemo, warigendeyemo. Niba hari abantu bagira ubuzima butari mu mwijima, ni abantu bagendeye mu ijambo ry'iki ry'Imana. Mu kibaya cya Dura, Nebukadinezari ngo yaravuze ngo abantu bose nibavuza amakondera bubararira ikigirwamana. Ngo bagira ikibazo, basanga iryo koraniro ririmo n'Abayuda kandi bize ijambo ry'Imana neza. Ngo bavugije amakondera abantu bose barubarara, ngo babona abahungu batatu basigaye bagize gute? Maze iminsi ndi gukora ubushakashatsi ngo menye ko bari bahagaze hamwe, ariko bashobora kuba batari bahagaze hamwe, ariko biga isomo bagiye mu ishuri rimwe. Ngo abantu babwira umwami bati twabaho tubonye imbaga yose kubashe, ariko batatu nibo bagupinze. Umwami atabaha ati dore abahungu kamwe gakaraho gahagaze, kandi ngakariya, kandi ngakariya. Ati abandi bose bubaraye, bo ntibubarara. Icyababujije kubarara si uko basanzwe basuzugura, ahubwo ijambo ry'Imana cyari ryarabibabujije. Cyari ryaragize gute?
ngo umwami arabahamagara aravuga ati bashobora kuba volume bayigabanyije y'amabubura, bayongere twongere dutangire. Ariko kandi muramenya bitaba ari ukunsuzugura, kuko nimuramuka kumunsuzuguye, niba ari ugusuzugura iki gikorwa, ntabwo murangira nabica rwose. Ntimundateho uburokore, ngo ntimundateho iki? Nibiba ari ukunsuzugura, ejo bazaba babanditseho ripi. Nibiba ari ukunsuzugura, sawa, musubire hano bongere batangire, kuko murabizi abahungu ngo bemeye kugenda ngo abayongeyeho ijambo ribababaza cyane. Abaravuga ngo murabizi ko niyo mana muvuga musenga ko nabica nayihari iri kundeba tigira icyo ibatabaraho, ngo bahita bahindukira bati ibindi twari tubyemeye, ariko uvuza Imana nabi. Ibyo bintu ushizeho sibyo, twebwe tubikubwire. Nayo mahirwe ya kabiri wari uduhaye turayanze. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera, nta nubwo itwemerera kubarara imbere y'ikigirwamana. Ukuri kw'Imana siko kubyemeza. Tuyikubwire, ifite n'ubushobozi bwo kudukiza, kandi iyo niyo yareka kudukiza, dore ko itabinaniwe, ariko ikaba yabyemeye ko dupfa, ntabwo twakubararira icyo kigirwamana. Mu yandi magambo, twapfa neza. Umwami aravuga ati amahirwe nembahaye none nayo murayanze. Bati nta mahirwe urayaduha, si weho urayafite. Uraduha amahirwe nawe utayagira. Umwami ati noneho mukomereze ko mu muriro, kandi mwagize ngo mugende, dore tanu abagenyegeje 7 ngo abashyira mu muriro. Ariko kubera ko babyaje ijambo ry'Imana umusaruro, kubera barikoreyemo umuriro, ngo babashizemo bababoshe, bagize gute? Umuriro ngo uraza utwika imigozi, ariko bo ntibashe, ngo ahubwo bawutemberamo. Bagira bate? Batembera mu muriro. Umwami yabakuyemo asa n'uwisayidira, atari bo asayidiye. Reka mbonereho mbwira abasenga muri iki cyumba cyo kuwa gatatu, niba hari inyungu zikomeye wabona wakura muri iki cyumba, ni ukujyana ukuri kw'ijambo ry'Imana ukakugira ingabo. Ntabwo ari ngombwa ngo ujye usenga ari uko wicaye aha. Nujyana ijambo ry'Imana mu mutima wawe, hari n'ibyo uzaza uratege kuri no muri supanete, kandi byemere. Bibiliya yemeza ko uyu muhungu witwa Yosefu yagurishijwe na bene se afite imyaka 17. Imyaka ingahe? Bamugurisha Abeshimayeli. Ageze muri Egiputa agurwa n'umuntu ukomeye wo muri Egiputa witwaga Potifari. Kwa Potifari Yosefu ahakora imyaka 3, yuzura imyaka 20, afungwa imyaka 10, yuzura imyaka 30. Yosefu yabaye umutware amaze imyaka ingahe? 30. Muvuge ngo poromosiyo. Yabonye iyi poromosiyo amaze imyaka 30. Mumbabarire, ntanagenda mvuga inyugute ku yindi, ndagenda ndeba ikintu kimwe nakubitsa kikazakugirira umumaro n'igihe uzaba uticaye hano mu rusengero. Niba hari ibintu bitera agahinda kandi bibabaza, nukunda abantu baba mu buzima bw'umwijima kandi badahwema kuba mu nsengero. Umuntu akaba mu buzima bw'umwijima
imibyizi ye myinshi iba mu rusengero kubera kudaha agaciro ijambo ry'Imana ngo rigikore akazi karyo. Umuntu akaba mu rusengero yasohokamo ku cyumweru, ku wa kabiri akaba afite randevu ku mupfumu, ku wa gatatu afite randevu y'uwo bazasambana. Umuntu agasambana gatatu mu kwezi nk'uri gukoteza ikimina. Ukibaza ukuntu umuntu asambana afite na Bibiliya. Wibaza ukuntu umugore n'umugabo batandukana bose barabatijwe. Iyo ni kirize y'ijambo ry'Imana. Ntabwo bigeze baryemerera ngo rikore umurimo. Ijambo ry'Imana barakinga bakariheza hanze rikaguma muri jaride, bakaba mu nzara y'ibikoko. Wibaza ukuntu umuntu mu mwaka umwe akuramo inda inshuro 5 kandi bazamura volume. Iyo atongera volume atako karimbo kambonye kare kumfasha ngo kare kugira gute, atongera ati DJ we kibaza ukavuga utariko ni ikinya ni igiki. Ese aka karirimbo nikavamo uraja urasigarana iki? Yawe ni mu rusengero akaba marayika, ariko yagera mu rugo yava mu mbago z'urusengero akaba imbogo. Ni ikimenyetso ko ijambo ry'Imana risiga hehe? Ku rusengero. Hari umwana umwe ngo yagiraga ababyeyi ngo bagira amahane bari mu rugo. Bahagera mu rugo papa wagakubita mama we. Mama we nawe yakwegura umwuko mu bugari akawukubita. Undati uranyishe nanjye ejo nzakwereka. None ngo ariko bakavuga ngo bamara kugwana batekara bavuba tuje mu materaniro. Ati twute twakerewe. Loleho ngo bagera mu materaniro bagaho bazamuye igisirimba. Ushimwe Mana warakoze, ushimwe Mana warakoze. Umwana ngo akareba se ngo akabona ari mu mavuta, yareba na nyina akabona ari kuguruka. None ngo umunsi umwana avuga ati ariko se mama wowe na papa mwazareka tukaza twebwe abandi baje basohoka tugatura mu rusengero, tukajya turigumira mu rusengero tituje mu rugo. Batiye ati twe tukajya turibera mu rusengero ntidusohoke kubera iki? Ati nuko iyo turi mu rusengero mbona papa ari bwiza nawe nkabona uri mu mavuta, ariko mwagera mu rugo kabona muhindutse Elishabab. None izi ntambara mukora mugeze mu rugo mu rusengero ko mwese muba museka, ko mwese muba muri abatagatifu, mupfika iyo mugeze mu rugo. Ni igiki babura? Ni igiki kibura? Basiga ijambo ry'iki ry'Imana. Yakobo yicaje umwana we hasi witwa Yosefu, amubwira Imana. Amubwira iki? Amuha n'icyo bita amahame. Iki? Amahame. Amahame. Aramubwira ngo iyi Mana ntabwo inezererwa abazi gusirimba cyane, ntabwo itabara abateye haleluya z'imirambararo. Iyi Mana kugira ngo uyikore ku mutima bisaba kwirinda iki? Icyaha n'igisa. Ibindi byose nushaka uje ufata 0 muri byo. Ubu utazi kubyina, ubu utazi gutera za haleluya, ariko imbere y'icyaha uhesha Imana icubahiro, izagutabara. Iyo ni principe.
Yozefu isa mubwira Imana, arayimuha yose, arayiconshomera. Ngo buce mu gitondo baramugurisha, bamwohereza ahantu atazaba muri Nibature, atazabona pasitoro, atazaza mu kuwa gatatu. Ko mutari kunyumva? Bamwohereza yibona ahantu hatari icyumba cyo kuwa gatatu, hatari gurupe, hatari korari, hatari ariko ngo ahagerana Imana mu mutima, ahagerana bagaje, ahagerana batirifuru iziga mu muriro. Nimutanyumva ndabwira bariye, murebe hano rata, ahagerana ibyose yamubwiye. Ngo ahageze, reka mbabwire, mu gihugu cya Egiputa Yozefu agerayo, nta muntu n'umwe wari umurokore, wari uriyo. Nta muntu n'umwe wari uzi Imana, yubaha Imana, wari uriyo. Ngo benshi bari abarozi n'abakonikoni, ngo babyigaga no mu mashuri, umuntu akabiminuzamo. Ariko ngo Yozefu ahagere, ngo ahagera yubaha Imana. Cyo bita umusaruro wo kubika ijambo ry'Imana. Ngo akihagera, ngo bahita bamuha promotion, bamuha akazi keza. Abantu bashimye hano ati nabonye utuzi tubiri, ati ndirobanuza. Kavuga ati cya cyumba gifite gahunda kabisa. Twihuse birangira Yozefu asa n'ushimye ko ayisabona akazi, ariko hafi ye hari umutego wo kumupima. Ngo abona akazi kwa Potifari. Potifari yigira mukadambwa ati jumpa raporo, niwe hubaye manager w'ibintu byanje. Ariko ngo umugore wa Potifari aramurarikira. Ngo ntiyamurarikira gusa, ntiyagira gute? Ibyo kumurarikira bivamo, aravuga, aratereta. Ibyo gutereta birashira, arafata. Hari igihe umuntu akurarikira ariko ntavuge, hari n'igihe avuga ariko ntafate. Ariko we byose yagize gute? Yarabikoresheje. Aramufata, kandi ngo amufata muri kambi. Ngo amufata nta bandi bantu baraho, nta bandi bagabo bahari. Aramufata, avuga ati ntasone, ariko intamara gukandagiye cyangwa uba muzima. Ako wajya umenya ibyo umuntu ashaka. Yozefu ati none kumfasha. Ati ntagufataze. Nusumfatiye iki? Ati igihe nakubwiriye wowe ntuwumva. Wajya umenya ibyo umuntu ashaka. Yozefu ati ari ibyo ushaka n'ibyo Imana ishaka, ndakora iki? Icyo nzi cyo nuko ibyo Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Si ya 45. Ari ibyo ushaka n'ibyo Imana ishaka, ndakora iki? Undi turakora ibyo nshaka kuko nje wari nje urari mu rugo rwanje. Undi ati nyuma yo kuba mu rugo rwawe sinzaje he nimfa. Ndikura mabush. Undi ati si niwe umfasha ko mfashe kanzu yacu. Nusi kanzu urayishaka. Undi ati nshaka ikanzu n'uyambaye. Yozefu ati nje ntumbonye rero. Ariko reka uri kanzu nje mu kazi. Undi ati ikanzu ni yacu nitwe twayikudodeshereje. Yozefu ati sawa. Ngo abakuyemo ikanzu, akuramo iki? Arayimusigira, arigendera jana Imana. Ni Nyagasamburira rema. Ikanzu se zirabuze mu isoko, ariko nta Mana iri mu isoko. Nugera aho ufatiwe asiga ikanzu jana Imana, imbere y'igi Imana izakwambika indi kanzu iruta iyo wakuyemo. Imbere hari amakanzu aruta yo wakuramo aho ngaho. Ariko nusiga Imana ukajana ikanzu izagusazana uburindi wambara. Amusigira ikanzu. Ngo umugore aravuga ati ibyo ukoze ntabyo uzi, reka mbikubwire, iyi kanzu iragucisha igihanga. Ngo ahita yifata ayijana muri supanete. Ayijana he? Ahita yishira ku gitanda cye, ahita ahamagara umugabo ati sheri. Ndati bite? Kuri gusheririza habaye iki?
undi atari kwihuta habaye ikibazo kandi gitunguranye gikaze. Inzu sirahiye ntabwo dufite kizimyamwoto, undi atari kuvayo hari ibyo batazimya. Potifara aza yiruka, ubaye iki? Ati komeza hano mu cyumba urebe. Niba iki? Ati do. Iki? Ati reba. Iyi si ndinga? Ati kanzu. Igeze hano gute? Ati wa nyinesi. Nese kwiri hano? Ati nese igira amaguru. Nese igezejwe hano nande? Ati nuwayo usanzwe yambaye hano si gute ndiyandese. Ati soma izina Yosefu. Ego nese Yosefu yageze hano mu cyumba cyanjye? Ati wakabimenye, sinakubwiye ngo sindinda ugahakana. Ati ubundi yaramfashe, ubundi yaramfashe yiba ndakaze. Potifara ataho, ati yinjiye hano arenga korodoro, arenga mu muryango, arenga na dushi, yinjira mu cyumba cyanjye. Ati none atukabeshe ngo ni umurokore. Ati wamwumva aririmba. Ati dore ngo zanye amahebu nayo da. Potifara ati se uvugishije ukuri yabikoze? Undi atakabikora kuri ndetse njese ndindaye. Ntabyo yakoze ariko yanyegereye yashatse kumfata. Ndatabaza njewe ndatabaza, nahise ntera hejuru. Potifara atakira sha, nzongera inkwano kabisa. Undi atari ko mbere yuko umpa imikono shaka ukuntu twamurangiza. Naho kumbi nakahinda afite, ari kuvuga ngo Yosefu yamwumviye ubusa. Aravuga ati tumurangize. Potifara ati oya, kuva navuka sindica umuntu. Icyo akora ashaka ikindi gihano atari ukumwica. Ati tumufungira ahandi wakaze azagwayo. Aravuga ati twabamukatira burundu nta kibazo. Yosefu ngo yagiye kwibona, yibona mu mapingu, yibona muri pandagare. Umugore arasohoka amurebera mu birahuri. Ati bakujane. Tisi nakubwiye genda va mu bantu. Yosefu uwamubonye muri pandagare yagize ngo yaviyoye, yagize ngo yakoze icyaha. Ariko reka mbabwire, kubijaniranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, nta cyaha yari yakoze. Kandi Yosefu ikimenyetso cyerekana ko ijambo ry'Imana ryamukurikiye ngo nuko Imana yabanye nawe muri ngo imuha kugirira umugisha muri gereza. Yosefu yabaye muri gereza imyaka 10 afunzwe, nta cyaha yagize gute? Kugira ngo wumve imbaraga z'ijambo ry'Imana rero ko yanze gukora icyaha. Ngo mu ijuru hateranye inama, batanze ibitekerezo. Wa mbere atari ko mu byo murigaho mumenye ko umuntu wacu uri hepfo nawe abayeho nabi. Witwa neza ati yitwa Yosefu. Hatabayeho guteza batarafunzwe. Ibyo bigori si yibyo birayi yatoboye inzu, atoya afungiwe kudakora icyaha. Izo gereza si nazo zibaho kudakora icyaha, si nabyo barabifungirwa. Bati nese andeko nizere ko ari abatarakoze icyaha gusa bari kumwe. Ati we yafunganywe n'abakoze icyaha ibyaha. Nose ubwo babayeho bajya bimwe si bambaye bimwe. Bati mwijuru batereka reka ibyo bintu ntabwo ari byo. Bati nyine mu byanzure nyine dustoza inama mu ijuru ijya yiga ku bantu babyaje ijambo ry'Imana umusaruro. Tore n'uyu munsi ubu tuvugana duteranye mu ijuru hari inama. Haleluya! Mu ijuru hari inama yiga ku byawe kandi kanzura kandi cyo ngundira imyanzuro y'ijuru mu isi bayishira mu bikorwa. Imyanzuro yo mu ijuru mu isi bayishira mu ijuru. Baravuga ngo uhereye none niho tubimenye, ariko aririrwamo ntari buraremo. Baravuga batariko ibyo bintu muri kuvuga mumenye ko yafungishijwe n'umuntu ukaze. Uwiteka ati si akaze gute? Bati n'umwami yegamira n'umuntu ukaze yungirije Farawo. Uwiteka ati niyo yaba Farawo. Mberutse gukura Daniel mu rwobo rw'intare, si umwami atateyeho kashe. Ako nje muranyobe ko ndi twari mu ntambara, ndi umuhanga mu kubikora.
ngiye guhita mufunguza. Uramufunguza gute? Atari ko se ndabura uko mbigenza, ngiye guhita mva Farawo inzozi azirote nazirota mbite nzimwaka. Ahita ahagarika umutima. Ninde se urongera kuze mwebutse? Imana ntibura ukwegira gute? Ibibazo ufite ako kanya mu ijuru babivuga bamaze kuzimujugunyaho kera. Arajyama ararota ngo arota inka zibyibushe n'izinanutse, ngo abone izinanutse zirize ibyibushe, ngo kandi mu ijuru bahita bazimwaka barazijana. Ngo ahagarika umutima ati ziganye, ati ko zimaze kuzijya zose nkazibura. Umugore we ati humura humura, ati ntago humura nukunuka. Ati bigenze biteze, ati nyorosora ahubwo reka nicare. Bati siko wicaye, ati ahubwo kangenda gende ntapfa nicaye. Bimeze biteze, ati mpagaritse umutima mpamagarira abantu batuye aho hafi yanjye. Barababyutse bati muze umwami ari kubashaka. Bati nyakuhagira ucuvuga. Aravuga ati munyibutse inzozi ndose muzisobanure kandi. Bati zivuge tuzirotore. Ati nazibagiwe. Bati si none ibyo ibintu wibagiwe uri nyirabyo nindura bikwibutsa. Aravuga ati ibyo bintu muri kuvuga nuko ntarapfa ngenyine, ndapfa mbisasiye. Abandi bati twice neza ariko ibintu uri kuvuga ntibishoboka. Ko abantu bose baraza. Aravuga ati yabuze numwe wanyibutse zo narose. Ngo hava mu umwe aravuga ati ratanya kubahwa. Muri gereza aho twari dufungiwe hari y'umuntu n'umuhanga mu by'inzozi, afite ubushobozi bwo kumenya ibyo umuntu yarose akabyibagirwa. Farawo ati buno nona iteka rinyemerera gufungura umuntu. Nahitaza ufite ifarashi yihuta cyane amuzana. Ifarashi iraguruka ngo kuri gereza urugi barukubita. Yosefu preza fayo ngo mukumusora basanga umusatsi wamwereyeho n'imyenda yamusaziyeho, ntawo kumusura wari uri muri Egiputa. Ariko reka mbabwire, habe nubwo abantu bamara igihe batagusura, Imana igusura rimwe byose kabikemura. Habe nubwo abantu bamara igihe batagusura, Imana igusura rimwe byose gahite bihwaniri. Urahari ngo utere haleluya, urahari ngo utere haleluya. Ntawari warigeza musura, ariko turashimira Imana n'umushitsi muhire. Imana igusura rimwe igakuramo ibirarana by'abataragusuye bose. Fayo Yosefu abaraje ngo mukubona umusatsi baravuga bati bini biki? Twamuhingutse imbere umwami umusatsi umeze ucya, bamucisha muri salon de coiffure, muvuge ngo ihenze. Abo muri salon bati none turamwogosha nirura twishura, bati mukore fagitire muyijane ku biro muze kuyafata. Bamucisha mu myenda aho bambara harayijya hafi no ngo harantu haba imyenda ihenze abantu bagurira. Bamujyane bati mwe mu mwambike neza ibintu byose mushireho n'utu design. Bati sinindi twishura, bati mwe mukore fagitire muyijane ku biro tuzabishura. Ngo bamugeze imbere y'umwami ameze neza. Umwami akimureba ati niweho Yosefu? Ati ni njyewe. Ati mwakira ibiganza. Yosefu ati komera, nimwe mufite ubushobozi bwo kunyibutsa inzozi narose simfe. Yosefu ati bakubeshe. Farawo ati ndumiwe noneho. Bambeshe? Atari kuhumure, mu ijuru hari Imana. Mu ijuru hari Imana niyo ifite ubushobozi bwo kumenya ibitagaragara biba mu bantu. Farawo ati noneho ndumiwe, ko weho se wari ufungiye mu gihugu cyanjye, Imana yo ndayibonayo nayo sindayituma abapolisi kandi. Yosefu amubwira ijambo rikomeye, murahari? Aramubwira ngo humura, iyo mpari ibihari. Iyo mpari ugomba kuba umuntu uba ahantu hakaba hari Imana. Humura, iyo mpari ibihari. Farawo ati none ubwo uhagaze aho nayo irahari? Yosefu ati iri kumwe nanjye. None wavugana nayo mukareba ukuntu murangenza ndapfa? Yosefu ati ntabwo nje nayo tuganirira ku gasozi mwadushakira gakeka n'ahantu hiherereye, nje nayo tukabipanga udapfa. Farawo ati ntibabaha umukeka babaha itapi. Bagana mu cyumba mu kuja kumanura amavi Yosefu. Imana iramubwira iti wikwirirwa wongera gusenga wasenze kare, ahubwo wa munsi wageze. Niko korari bifite indirimbo y'Ibutare, wikwirirwa upfukama wapfukamye kare, kuwa gatatu ntiwayiriwemo. Wa munsi wageze, akira umwenda wihanagure amarira. Wa munsi wageze,
wa munsi wageze, akira umwenda wihanagure amarira. Urukwiriye gupfukama hano ni Nyarugenge warapfukamye. Uyu ni wa munsi nakubwiraga nzaguhindura umutware. Yosefu ati guteze? Uwiteka ati nabirangije nuko wari utabizi. Nabirangije. Ubu tuvugana Farawo namuhaye inzozi ndazimwaka. Yarose inka zibyibushe n'izinanutse. Icyamuhagaritse umutima ni uko izinanutse zari izibyibushe. Umva icyo bisobanura. Izibyibushe ni umweru, izinanutse ni inzara. Bazeza imyaka bayisesagure, inzara ibafate nk'abatarahinze. Umva inama rero turi bubagire nje nawe. Ubabwire nibeza imyaka bahite bubaka ibigega, bubaka ibigega. Nibamara kubaka ibigega bareba umuntu ubishinzwe ku rwego rw'igihugu, minisiteri y'ubukungu ihita ibaho. Uwo muntu araba afite ibyangombwa bitatu: araba ari umunyabwenge, ari n'umuhanga, ari mu mwuka w'Imana. Yosefu abarinjiye Farawo ataka kanya mvuganye nayo ati cyane. Muvuze ngo ikiweho nayo? Ati twemeje kudapfa. Farawo atamena. Amena rwose. Ati warose inka zibyibushe? Farawo ati cyo ndacyemeye. Ubona nizinanutse? Ata ntangipfuye. Ati zinanutse zari zibyibushe? Ati biragarutse. Atari kumva icyo bisobanura. Ndakurahe nabyo surabizi. Ati bisobanura umwero n'inzara. Umva inama rero. Inama yo murayitugurisha kurangaye. Yosefu atari koreka nkomeze ndi kwihuta, isaha igiye kugera yo kuja kurya aho dukingiraniwe. Aravuga inama, murubaka ibigega, muzasarura imyaka muhunike, inzara nitera muzajya murarya ku byo mukuye mu bigega. Ariko ibyo bigega kugira ngo bicungirwe umutekano harahita hajaho ministeri nshasha. Uwo muyobozi urashingwa ibyo bigega. Mwumve ibi byangombwa zaba yujuje. Farawo ati vuga nandiki. Ati mu agenda yanje. Ati icyambere azaba ari umunyabwenge, atabo turabagira. Ati ari umuhanga, atabona we tuzamushaka. Atari mu mwuka w'Imana, ikaramihera mu kirere. Ati wowe nisinzi niba twamubona. Wowe nisinzi niba twamubona. Nyeganyezo mwikiranye uti muri Egiputa yose. Wowe sinzi niba twamubona. Ugomba kuba umuntu utari rusange. Ugomba kuba umuntu udasanzwe. Ugomba haleluya, ugomba kuba umuntu isi ishakisha yumva idafite. Wowe sinzi niba twamubona. Yosefu ati kandi nibyo, nizere ko icyo mwanshakiraga ari icyo, isaha yo kujya abagorogwa irageze. Farawo ati wigendera ibya saa sita ntabwo urabigiriye hirya. Uyu munsi turasangirira ku meza. Mwemuretse gukoma amashi. Erega amashi menshi mu ijambo ry'Imana ntari meza. Nta ukoma amashi mu rukiko. Arega uruko yakoma mu kanya ari we urafatwa. Buri jambo ry'Imana mujye muraryumva, ntabwo bajyanima. Uraryumviriza ukamenya icyo rishatse kuvuga. Noneho kandi n'amasaha yagiye birangira. Farawo avuze ati baye barakuganiza aho muri jaride mvugane n'aba bantu turi kumwe. Arababaza ati none buri wese avuga ikimufashije kuri uyu muhungu asobanura. Undi ati nje ni discipline abivuganye. Undi ati nje nukuntu abihereye imuzi byose. Undi ati nje mfashijwe n'ukuntu ibyo avuze bitumye umwami wacu adapfa. Farawo aravuga ati nje nta muzi kimfashije. Bati kivuga ati ni iyi nama iranejeje, byaza kuzadutwara igihe tumenya iki bibindi cyo bisobanura. Uhereye none kandi ntabwo uyu muyobozi tuzongera kurema inama ngo ariho tumushaka. Tugiye guhita tumushaka akakanya. Uwa mbere ati mutanga abakandida. Uwa mbere ati mwandike umukobwa wanje arangije Amonti Kenya. Arandika. Undi ati nanjye wanje arangije Makerere. Arandika. Undi ati nanjye wanje arangije muri Harvard. Ati sawa. Farawo ati kandi mubahamagare baze bahite baza muri interview. Uwa mbere agahamagara undi ati aro uri he? Ati ndi hano Nyamirambo. Ati hute hari umwanya ubonetse. Bose bakaza. Ati munyure hano umuntu wese ajya agenda avuga CV ye naho yize n'amanota yagize. Undi ati muraho? Ati yego. Ati nitwa runaka. Ati primaire nayize Rurindo. Ati kaminuza nyiga Saint Andre. Ati nako ati secondaire nyiga Saint Andre. Ati kaminuza nayize Makerere. Farawo ati sinone uri mu mwuka w'Imana? Ati wo yanywaga inzoga. Umwe inzoga we ukabuhagaza. Po
urabona umusinzi hano akaba aragiye undi ati nawe tambuka ati muraho yego ati nitwa runaka wa runaka ndi umukobwa wa gatanu iwacu ni umukobwa wa kangahe ati nize nasari ngo naki ati nasari ati pirimeri nayo narayize nitsinda neza ati segonderi nayo nabaye wa mbere ati kaminuza sinigeze nsubiramo isomo na rimwe. Farawo ati sinone urimo umwuka w'Imana ati waya ndasambana ye. Farawo ati sha inda ikabigihagaza batarayifunga gende wowe. Abantu bose bararebanye batinya kuba abantu bose bari kuvuga bari kwipresenta kuri kubanga aravuga ati njewe munyemerere nkoresha iteka ryanje cyanya kubaho bati rikoresha. Aravuga ati uhereye none munyinjirize wa muhungu witwa Yozefu agaruke mumuzana agaruke. Yozefu wahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana Yozefu nagaruke. Farawo ngo amuha ikiganza aramubwira ngo uhereye none nje Farawo kuko ari we Imana yeretse ibyo bintu nta wundi muntu w'umunyabwenge n'umuhanga muhwanye mu gihugu hose. Aramubwira ngo uhereye none nkwigura igihugu cya Egiputa cyose ninjye uzagusumba gusa abandi bose bazajya baguha raporo. Ubwo na Potifari azagira gute? Muvuge ngo poromosiyo. Cyo bita poromosiyo yujuje ubuhamya tagira imyotsi. Farawo ahita avuga ati kandi ahamba ivugiye ni bake bahari nzakurocinga ku mugaragaro. Ahita abwira abantu ati mwandike invitasiyo zitumira abantu bazaze mu birori byo kurahira. Mu kwandika invitasiyo bayikubita Potifari bati kandi buri muntu wese azane na madamu. Mu gitondo umugore wa Potifari yakubisemo imishanana n'akabodi agaki akubitamo shinga yambaye inkweto n'isaha n'ishakoshi bisa aje mu birori by'abayobozi bashabararahira dakurahe ngo mukugera muri sitade mu kureba abwira umugabo ati sheri undate karame ati bibirorize undate kubera iki ati neze n'abanyururu abona mfasha none n'abanyururu baraba bahari muri ibi birori undate ushaka kuvuga iki ati nuko ndi kubona na wa muhungu wabagi wacu nese ko ari hano aravuga ati ahubwo yicaye no muri VIP ego Masurase Yozefu. Potifari ati kankwihorera ibyabayeho ntabyo se. Umugore bati sinone bimeze bite yaburanye ryari hako umuntu aramfata ku ngufu ahubwo akaba umuyobozi. Potifari ati vuga witonze ubu tuvugana aranduta. Icya kabiri kandi urajura ry'ibiryo agupimiye. Ariko se turi kumwe kungiye gusoza mureke dusoze neza. Ningo kumubwira ati nanze kubikubwirira mu rugo ngo utiyahura kugira ngo uze urebe ukunda Imana itaba abantu bayubashe bakayubahisha. Promosiyo generale abantu bahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana babona ibisubizo bitarimo imyotsi. Abantu babaye mu kuri kw'ijambo ry'Imana basubizwa bitasubirwaho. Muyikirize. Aramubwira ngo ubu tuvugana umuyobozi tuzuye mu birori ni Yozefu. Ngwiki ni Yozefu. Umugore wa Potifari ati rero singiye kwirirwa mu birori ndi guhera amenyo abandi baseka. Nyemerera ndabona intebe ya mbere ari Farawo, ya kabiri ari Yozefu, ya gatatu ari wowe, njewe ndi hirya yawe mu rubavu rwawe. Mpari ifuti ku ntebe yawe wicare ku yanje nongorere Yozefu nje nawe ibibazo dufitanye tubikemure ibirori bitangire. Potifari ati simwongorera ibiki umuntu washatse kugufata uracyafite gahunda yo kumwongorera. Undaterega mbabarira musaba imbabazi. Umusaba imbabazi cyangwa ari gugusaba imbabazi wagufashe wari ushaka kugufata. Undatumva nawe jyubana n'indaya uyizi.
ubuzari nje na Yosefu ninde wari ugiye gufata uwundi undi ati siko wambwiye sinzi nagusanganye ikanzu aravuga ati ko ari nje wamufasha kancika fasha nyeganyeze wo muri kumwe umuguru tukuri kuzamenyeka amaherezo ukuri kuzagira gute uzaje ahagaragara ukuri mutinde mwisi muzaba muhari timuzapfe vuba muzamenye ukuri kadusoze birangira Potifari aravuze ati ngaho igwane usaba imbabazira abaragiye ati muraho Yosefu ati mukomere mabusha ati yego muyobozi mubyeyi Yosefu ati yego ati felicitasiyo Yosefu ati kubera Imana fasha uzi gufelicitwa n'umuntu wari ushaka kupfa uzi ukunda iyo felicitasiyo iryoha uzi gutahirwa ubukwe n'umuntu wari ushaka kugusenyera kukwicira ubukwe uzi ukunda iyo foto iryoha wita kuvuga uti mudufotorane gutahirwa ubukwe n'umuntu utari ushaka ko buba umutiza n'ururabo utirufate barugufatara si ururabo gusa rubwo umutije umugabo se wita kuvuga uti kameramani mumugumishaho jya yireba nawe amenye ko Uwiteka ari we Mana turashimira iyi Imana igira ukuri Imana ni nyakuri igendera mu kuri ikorana n'abanyakuri Imana ni umunyakuri Imana ishimwe cyane aramubwira ati wambabarira Yosefu ati ahubwo ibirori nibirangira uce kuri alimentation ufata akantu ndishura undi ati iki ati kubyiza wankoreye ati bihe ko wambesheye ibyo sindabihembegwa aramubwira ati waruzi ko iyo utambeshera ubu mba nkijana abana bawe ku ishuri warakoze kumbeshera kuko kumbeshera kwawe kwatumye mfungwa gufungwa kwangejeje ibwami umwami yararose arampamagaza none nibyo bimpesheje y'intebe uri umu agent mwiza uri umukomisiyoneri wampuje n'igisubizo mada maguruke dusenge mbabwire ko dusenga ko mucicaye mwamukeneye kumva se n'abandi barahari toresha haleluya ko mutari guhaguruka ngo mbabwire Bibiliya nayisomye ubwoba buramfata nasomye inkuru y'uwitwa Mose uwitwa nde wa wundi abana bose wavutse abana bari gupfa Imana ikamurinda ntagire gute ariko mujye musubiza abasomye yavutse bari kwica abana b'impinja b'abahungu Imana iramurinda ntiyagira ute ntiyapfa kandi atoragurwa n'umukobwa wa Farawo ari we washyizeho itegeko ryo kwica ariko umukobwa wa Farawo waba ari we urera Mose arererwa kwa Farawo ari we wari uri kwica abandi cyo ni igitangaza ariko ngo buce mu gitondo umunsi umwe Mose ngo ahingutse ahantu ngo asanga umunyegiputa ari kurwana n'umuheburayo ibyo bari gupfa ntabyo azi ngo ababyivanzemo ikintu cyakurikiyeho gikomeye yakoze nico mbagurukirije ngo tugisengere ngo yarebye hirya areba hino ngo abona nta muntu uri kugira gute abira hejuru sibwo mube hejuru nimutavuga koko ngo yarebye hirya areba no hino abona nta muntu uri kugira gute ngo amukwikira ico bita igipfunsi niba ari muri nyina mivumbi niba ni mu mazuru yarakimukubise kimwe parakubita umunyegiputa ati ndapfuye we mwamba umwuka buraheze Mose ati nje sinkina ngo agira mu mucanga guca nta nagasuka n'igitiyo yari afite ngo yacukuje ibirenge ngo ahita mutabamo ahita agarura umucanga ati uzi kurinda Mana we uzi kurinda Yesu we abandi bamubona ari gusirimba ntibamenya ko amaze kwica iki
iri sibanganya murariza aho rigeze abantu bo muri iki kinyejana. Basizemo igisirimba arasirimba, bateye haleluya arayikubita y'umurambararo, nyamara yishiki yishe umuntu umwe yabwiye umwana we ati nta turaburara hepfo hari ibigori nubwo umurima atari wacu tuje kwiba. Ahageze abwira umwana ati ucunge hariya ucunge na hariya nanje ninjire mu murima nibe tuje kurya ibigori. Umwana aramubwira ati garuka papa kubwire ati kuvuze ngo ncunge hariya ncunge na hariya nari ati hejuru ntibarakubona, none hejuru niba kubona biragenda gute? Umugabo ababwiye umwana ati dusubire mu rugo tuburare hejuru batubona. Nyeganyeza uwo muri kumuti hejuru barakubona, hejuru bakubonye, hejuru barakubonye nubwo bacunze hariya na hariya ariko hejuru bagize gute? Barakubonye. Ewe gawe hejuru urahazi nubwo waba. Ibaze muntu yinjira ahantu yamara kwinjira ati muri aho boss yego ati karibu, yamara kwinjira ati kinga ati vunira mu rufunguzo akaruvuna ati mpobera. Ibaze naho uzibibera aho ngaho urugo ibarugaruye ariko naho mwijuru bagize gute? Naho mwijuru bagize gute? Hejuru barakubona nubwo waba uri mu ndake hejuru bagira gute? Mose yarakebaguje abona nta muntu umubona ariko ntiyamenya ko hejuru bagize gute? Kugira ngo amenye ko hejuru bamubonye. Uzi iminsi byamutwaye ingana niyo bigutwaye, dore umenye hano ko hariho hejuru bakubonye kandi umaze iminsi ukubita ibisirimbo uterana za haleluya unatitira ariko hejuru barakubonye. Ngo Imana iriyemeza itwika igihuru cyaka kidakongoka, iragitwika. Musanze Imediyani ngo baravuze ati dore igihuru ndakurahiye ati amakara ari hehe ati kankirebe ngo mu gutambika Uwiteka ati hafi hagararaho ati pu ujye ujijisha batakuzi nje ndi Imana. Kwetura aho uhagaze aho nahera ihane ntunjijishirize mu makorasi, ihane va muri za haleluya z'imirambararo. Kwetura nta kindi turavugana, ngufitiye na gahunda nziza, ngufitiye akantu, ngufitiye gifuti ariko manzi kwetura kubwire gahunda turakorana. Mose ngo ahita kwetura, amaze gukwetura Imana iti ngwino nguhakaze. Nico twapfaga. Ndagira ngo dusengere mu ijambo rivuga ngo kuraho icupfa n'Imana, icyo mupfana n'Imana gite gikora akazi. Kuraho icupfa n'Imana, icyo mupfana gihite cyataka. Iyo ukuyeho icupfa n'Imana, icyo upfana n'Imana uhita uhinduka umwana wayo. Imana igahita iba umubyeyi, igahita ikora inshingano z'umubyeyi. Mwakira ijambo ry'Imana. Niki nakora mbese niki naguha ngo kigushimi kinezeza umuti nukutishimira bitambo mba mbiguhaye ibyo ntunze byose icyo wishimira n'umuti. Tugiye gusenga uwo ntuzawuzuza. Uwiteka warandondoye urame umenyera kure irimba ungozi imbere naguhisha ibimutima ko bitwikuruwe. Kadusenge
nazamuka nikuzimu ntacyo naguhiga ngaho naguhisha n'ikindi zamura ibiganza kora uyu mwanya mbese n'ikina Uwiteka we kinezeza umutima nukutishimira mana we ariko Uwiteka we icyo wishimira ako murekeraho ndagira ngo mbatangarize ko mu ijuru bakuntumyeho reka nere kuvuga benshi kandi ari weho gusa ijuru ryakuntumyeho ryambwiye ngo ryarakubonye kandi ijuru rifite imfunguzo ebyiri rifite urufunguzo rw'ahantu ukingiraniwe ushaka gukomanga uti nsohora muri iyi gereza y'icyaha mu ijuru bakingura rifite kandi n'urundi rufunguzo rwaho ibyo ukeneye biri ijuru rifite urufunguzo rw'ahantu satani yagukingiraniye ushaka gukomanga ngo uve mu cyaha ryakingura rifite n'urufunguzo rw'ahantu ibyo ukeneye biri ndagira ngo nsengere umuntu urambiwe uburetwa bwa satani amukoresha ibyaha uko ashaka satani ni umugobe afite ubushobozi bwo kukureka ukajya mu rusengero kandi wataha akakujyana mu byaha ubwo busho ndetse iyo ashaka kugushinyagurira cyane arakureka ukamanza ukagera no mu rusengero kugira ngo akomeze agutandukanye n'Imana cyane ariko uyu munsi Yesu arashaka kukwiharira wenyine arashaka kugutsindira wamubisha Yesu arashaka kukwiharira neza ukabuwe akaramata idekarare uve kwa satani mucomoke mwishikuze Yesu umugwe mu gituza umubwira uti ndakwihaye untegeke unyobore uwo muntu arahari ushaka kuva mu buretwa bwa satani ngo tumusengere wazamura ikiganza nubwo abandi bahagaze zamura ikiganza niba uhari ushaka kuva mu buretwa bwa satani utari muri babandi basengeye mu gitondo zamura ikiganza ahantu n'umuntu habe nubwo nta nakubaza n'imyanya n'icyo ushinzwe mu rusengero ariko niba ubabajwe n'ukuntu ba mu buretwa bwa satani ushaka ko tugusengera ngo Yesu agutsindire afate isoko ku buzima bwawe urahari ngo zamura ikiganza tugusengere ndagushimye mwami zamura ikiganza tugusengere hari n'abandi baje muri ranchawa bakeneye gusenga zamura ikiganza tugusengere ukavuga uti nje rwose ndababara cyane ukuntu satana ntwaze igitugu mfite bibiliya ngera mu rusengero mporamo ariko satana akantwaza igitugu zamura ikiganza Yesu agutsindire Yesu atsindire isoko Yesu agufate ukuboko ntazongere kukurekura ndasaba mushumba ndasaba Jean Paul yigire hino afate mikrofone aba bantu zamura ikiganza cyane satani ariko kosha ngo umanure se wowe aya mahigo ubonye abandi bazayabona uku kuri kw'ijambo ry'Imana twari kuzifashisha utabarwa ngwino Imana izi mbabazi nizo uzomeka ku kibazo cyawe udepoze ku Mana zize zizanye n'igisubizo izi mbabazi uzazomeka ku kibazo cyawe ntabwo umuntu yemereye guhagarara mu rusengero amadosiye y'ibibazo gusa bamanza bakubaza ni aho wanyuze niba warababariwe ngwino tugusengere aho uri hose niba ukeneye izi mbabazi ukava mu byaha ukava ntabwo turakubaza ngo mbese wowe ngo niho waza nusanzwe ubumaze imyaka 20 hano nusanga uru rusengero twararwubatse uhari nushaka ube waraye no mu kibanza cya hano ibyo nta tubibara wowe
turashaka kugushikanuza mu maboko ya Satani. Nta kindi twe tubara, nta kindi twe tubara. Mukomere Imana amashi batambuke kandi ayo mashi murayakoma barinde bagera hano, ayo mashi murayakoma barinde bagera hano. Hari ntamugwenda n'icyenda zari hamwe mu rwuri. Mwihute amasaha yagenda nubwo turaririmba hano, hari korari igiye kuririmba. Mukomeze muyakome bagere hano. Turashaka kubohoza abo Satani yagize imbata. Amashi kubohoza abo Satani. Ai turashaka kubohoza abo Satani yagize imbata. Ngwino nawe, ngwino. Ai turashaka kubohoza abo Satani yagize imbata. Kubohoza abo Satani. Ugeze? Ai turashaka kubohoza abo Satani yagize imbata. Wego mukomeze abo Satani. Manumvise ngesho ryanjye, manareba agahinda kanjye. Icyo ngwingingira nuko bene wacu bakizwa. Mana we bakomeje kuza, ihute nawe. Manareba agahinda kanjye, icyo ngwingingira nuko. Ihute niwe warungereje. Manumvise ngesho ryanjye, manareba agahinda kanjye. Icyo ngwingingira nuko bene wacu bakizwa. Mana we tugiye kubasengera. Manareba agahinda kanjye. Iteraniro ryose ngaho muhaguruke. Bene wacu bakizwa. Ngiki cyifuzo gikomeye tuba dufite. Tuba twinginga Imana ngo ibereke Yesu. Tuba twinginga Imana ngo ibereke bamwakire nabo Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo mbabwire bene data namwe bashiki bacu, mu masengesho ikintu cya mbere kiba kibanza. Iki cyangombwa cyitwa imbabazi nicyo womeka ku kibazo cyawe ukadepoza mu ijuru. Ntabwo mu ijuru igituma ijuru rihurura ntabwo ari uko ufite ibibazo bikurenze, ahubwo nuko wababariwe, nuko wagize gute. Munabimenye mwese abantu, ntabwo Imana igutabara kubw'ubwinshi bw'ibibazo ufite no ku bibazo bigukomereye, igutabara kuko yakubabariye. Umuntu rero utarahabwa iki cyangombwa cy'imbabazi rwose naza gifate hakiri kare. Iki cyangombwa nicyo uzomeka ku kibazo cyawe ukadepoza ku Mana mu ijuru, bagateraho kashe bakanzura ibibazo byawe. Icya kabiri, ntabwo ari igihano tubahaye ngo mupfukame, ahubwo ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Ni ikimenyetso, ntari igihano. Muke bugufi, amavi yose azapfukamira Imana. Mwebwe yanya azaba yarabyimenyereje hakiri kare. Imana ishimwe cyane. Turagira ngo kandi murambure ikiganza cy'iburyo, murambure ikiganza cy'iburyo, murambure ikiganza cy'iburyo. Ntabwo umuntu apfa kuva mu byaha gusa, ahubwo abyatuza akanwa kwavuyeyo. Kwagize gute? Mwe mupfukamye, kwagize gute? Ntabwo umuntu apfa kuza gupfukama hano gusa. Mbibutse ko iyo umuntu bigishije akiyumva ko ari umunyabyaha akaza gupfukama hano, ntiyatuza akanwa ke kwavuye mu byaha. Buri uko haje umwigisha ufite amavuta, uwo muntu aragaruka agapfukama. Icyandi kikuvamo iyo utacatuye ntikikuvamo. Nababwiye ko icyaha kiba ahantu muganga niyo yakubaga atagiteruramo. Muganga yaguteruramo impyiko, yakubaga amara, yagukuramo ijisho akaryoza akarisubizamo, yagukuramo amenyo akagushira mwandi, ariko ntiyakubaga ngo ateruremo icyaha. Icyaha kugira ngo kikuvemo bisaba kunogosya weho n'Imana muhita mubyumvikanaho, icyaha kigasohoka kikakuvamo. Aba basaza rero nicyo Imana yabasigarije ngo bazagume mu rusengero, babarambikeho ibiganza, babarambikeho ibiganza. Reka murakoze cyane. Pastor Matayo asenge, hanyuma nubundi tuze kuza gusengera hamwe twese.
murakoze cyane. Bagiye gusengera abangaba. Mbere yuko babasengera muzamura icyo kiganza cy'iburyo, tugiye kuvuga amagambo muyasubiremo kandi mwatuza akanwa kanyu. Muvuge ngo mwami Yesu Kristo. Muvuge cyane, muvuge ngo mwami Yesu Kristo. Tumaze kumva ijambo ryawe, tumenye ukuri, tumenye ukuri ko ari ryo jambo ryawe. Uhereye none tuvuye mu byaha, dusezeye kuri Satani n'ibyadukoreshaga byose. Uhereye none dukure mu gitabo cy'urupfu, utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none ntituzasubira mu byaha ukundi. Muvuge cyane, ntituzasubira mu byaha ukundi. Amaraso yawe Kristo natwuhagire, atuboneze, tugira abana bawe, utubere umubyeyi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shira icyo kiganza ku mutima bagusengera abashumba. Rebo petande wa ta contravise de la. Haleluya. Shimwa mwana. Uracyateza amaboko mwami Yesu. Shimwa mwana. Uracyateza amaboko yo kwakira abaje bakugana bose. Barikiwe. Kandi amaboko y'imbabazi. Rome ransela. Babazi zawe nyinshi. Le bonnier contrôle. Haleluya. Ongera ugirira imbabazi aba bose bapfukamye kandi baje bakugana baciye bugufi imbere yawe, bakeneye imbabazi ziguturukaho. Natwe niko twaje mana. Ubejesha amaraso wamennye igorigota mwami Yesu. Kuva uyu munsi ubabarira ibyaha bakoze. Bafate nk'uko wadufashe. Andika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Hey, topea de contre la ta. Bajemo nk'uko watugiyemo. Bajemo nk'uko watugiyemo. Bashyire mu gituza cyawe mwami Yesu. Bafate nk'uko wadufashe. Kandi Yesu, Yesu wafatisha umugozi ariko rukundo rwawe. Bamurinde yaravuze ngo yambohesheje umugozi ariko rukundo rwe. Aravuga ngo izo ngo yize zanteye kuimbata ye rwose. Abarikiwe. Nuwe nawe nuwanjye. Abarikiwe. Aba babohesha umugozi witwa urukundo kugira ngo nabo babimbata zawe rwose. Byaha byabo, byaha byabo naho byatukura tukutuku hanagure bikureho ubeze yo formata imitima yabo. Asante. Batangire busha. Asante. Batangire busha. Asante. Ahari ibyaha huzura umwuka wera, huzura urukundo, huzura imbabazi, huzura ibyishimo. Ahari amaganya, ahari agahinda, yuzure kugwa neza n'amahoro n'ibyishimo. Urakoze papa. Urabasengeye. Urakoze. Kandi ubaha imbaraga zo gutsinda no gufata neza iki cyemezo biyemeje no kubigumamo neza kugira ngo mwami bagende banesha. Tugukomeye amashyi kuri umunyembabazi mu izina rya Yesu.